iyo bavuze inzu y'iwabo wa Sumuta mpita mpamenya abantu wa muntu wanjyanye mu rukiko iyo miryango ituye aho iwabo wa Sumuta ni naho havuka umuhungu wipasaga uwo muntu wandeze uwo muntu wandeze. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwadil bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Yes, Karijya Omar Pano nanone kandi turabashimiye turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye abadukurikira umunsi ku munsi mwese murabo gushimirwa yaba abakoze subscribe n'abatarayikoze mu kibitekerezaho cyane ko ntekereza ko uko mudukurikira ntago ari uko mwese muba mwarayikoze hari n'ababaza ari bashya hari n'abagiye kutwumva n'ubwa mbere ubu turi kuvuga mwese rero tubahaye ikaze twicaye muri Urban by City Blue niho tugiye kuba tuganirira hamwe na mwarimu wacu Karijya Omar Jean Baptiste n'ubundi mumenyereye cyane uza hano kuri Pano akadufasha no kuri Jaras Official akadufasha ariko namwe mugatanga ibitekerezo so Karijya wongeye kwirirwa biriwe neza reka nsuze bagenzi bacu bashuti bacu twihanganisha abagize ibyago ngira ngo turaza gutinda ku umwana wapfuye mu buryo budasobanutse washyinguwe ejo nabyo bidasobanutse mu mahane mu biki mu bintu bidasobanutse byinshi ni nkaho ise na nyina babaye nkaho kubera n'uburyo na circumstance umwana yapfuyemo byateje ntuza gutinda kubona umurambo gushyingura gukaraba bakarabira ahantu habiri hatandukanye turajya no mu mateka y'uwo muryango ariko mbere yuko mbanje kubihanganisha ariko burya iyo bamwe bashyingura haba hari n'abashyingira muri weekend kuwa gatandatu nagiye Kibungo ngiye mu bukwe bw'umuntu utajya abeshya witwa Kariopi nanahahurira n'abakunzi cyane nahahuriye n'abantu babiri abo nabatinyutse kubimbwira ariko bari bahari benshi bwari ubukwe bugari cyane irukira mu ngaga z'intoki ku kibuga cya Rurenge rwose twarengaga nk'ibihumbi 2,000 cyane twarengaga nk'ibihumbi 2,000 ikibuga cyari cyuzuye imodoka nka 300 ibintu nk'ibyo so urumva rero n'umuntu uwo mugabo ni umugabo yaratumiye arongera aratumira kandi ntabyo guhamagara yarakwishakiraga akaguha invitation iri hard yaramaze kukohereza iri soft akongera akanagamagara akakwibutsa so nabyutse nazindukiyeyo nagiye saa 10 nahagurutse nabyutse saa 10 ariko nka saa 11 nibwo twari tugiye ariko bimwe byacu nyine urabizi nta konje tujya tugira nubwo nari ngiye mu bukwe n'akazi karimo nabwo nari ngiye gukurikirana muri iyo nzira nagomba gukurikirana inkuru yari imaze iminsi ivuzwe muri ADPR Paroisse ya Nyamugari yanditswe na Bagabo John kuri Rubanda Bagabo John rero impamvu ikintu cyatumye nanjye njya kuri tere Bagabo John ndamuzi twarakoranye twanabanye no mu itorero twabaga mu isi bimwe ariko nabonye bagenzi bacu batizera inkuru za Bagabo ngo mbese ngo kuri ADPR ngo kubita tababarira none ndavuga nti nanjye reka njye kubyirebera kubera ko Nyamugari yaho ngaho bita Paroisse Nyamugari ntabwo ari Nyamugari ya Kirehe ni hano mu mujyi mu mujyi rwagati urenze umurenge wa Remera ubu ni mu murenge wa Remera umurenge wa Remera urahahoze commune Kigarama utaragera nanone kuri aho bita Kabare hari amashuri ugeraho hari agasantere bita Kibuye ukagera ku mashuri primaire iri iburyo secondaire iri ibumoso n'urusengero bari bamaze kuzuza rusimbura rwari rushaje narahakoze habaye umumenta muri make abakristo baho abarimu baho barabamenti banje ntago nabita abanyeshuri nabaye mentari ya 2012 nari imazi
ibivugwa byose ndagenda mbanyuramo ndagenda ndambuka njya rubona havugwa umugabo witwa Tarisisi bavuga ko batwariye umugore tuzabivugaho muri detail ariko inkuru y'abagabo yose hariya izwi uko yayanditse cyane ndumva nari nagize impungenge ko nabonaga abantu batari kwizera inkuru y'abagabo ariko nagezeyo byose nsanga niko bimeze yego so iyo nzayivugaho ubutaha ariko ubwo nagira ngo nkunzi kukunda kumbaza uko weekend yagenze ubwo hari kwa gatandatu tuvayo nimugoroba ku cyumweru njya mu byanjye bya chantier y'Ibugesera yego banza kujya gushaka udukoresho za rugende hirya y'abademo baho mu nguni nabyo ntabwo byari ibintu byoroshye no kubipakiza nongera bwo navuye Bugesera nabwo nka 2 z'ijoro ubwo wagiye gushakira rugende ugaruka Bugesera yes nazindukiye mu kiganiro saa 4 saa 5 nikoza mu rugo gushaka amafaranga nkora n'umutwaka fatiraho ndagenda ntegereza imodoka impakirira abapakizi imodoka kujyana nayo nuko bigenda ndavuye Bugesera nka 2 muri make cyane ko narwanaga nuko agakoje bampaye karangiye ejo byukiyeyo ubu rero urumva nk'ibyo bisa ariko nuko nguko nibwo buzima tuba ngombwa kandi byose tuba tugomba kubikora kabisa so rero ubwo tugiye kuri gahunda y'umwana twinjire yewe uriya ikibushire twari twabivuzeho ko yes ibyuriya mwana ngiye nkimara kumenya nari namaze gusaba abantu ko umunsi wo gushyingura bambwira nkajya gukurikirana ubuhamya buri buhavugirwe so mbonye kuba ko nari namaze gutangira akazi biba ngombwa ko twohereza kameramani wacu Dani yego byose arabidukurikiranira n'inshuti n'abavandimwe bandi badufasha barafatikanya ariko uko nabitekereje niko byagenze byabaye akasa mutwe kurushaho n'ubuhamya twashakaga gahunda bwagomba gutangirwa mu kiliziya ntibwatanzwe Saint Michel bari bapanze iyo misa ntiyaba amasaha arabagerana umurambo utaraboneka bajya Sainte Famille nabwo umurambo utinda kuboneka Kacyiru abo mu muryango umugabo yari yazanye ikipe abari batabaye umugabo bari bambaye imipira y'umukara iri foto y'umwana mu ruziga abo ku mugore imipira y'umukara iri foto y'umwana mu rukiramende muri kare cyangwa urumva baragenda yes rectangle uruva ntibasaga buri wese yazaga isanduku ye umwana umwe amasanduku 2 Kacyiru laboratoire ibitaro bya polisi ruragigira amasaha barekuye umurambo saa 11:10 bagira usororo byasabye gucana amatara Dani yarahari rwose rusororo nayo usanzwe ubizi abari kureba n'amashusho bari kubibona ko ahangaha byo gucana ahangaha umuhango wo gushyingura warurimbanyije bwije mu gicuku mu matara ubundi rya rimbi naryo nyuma ya saa 9 ntiryakira abantu nanjye nibyo nagiye kuvuga byasabye inzego guhamagara ku irimbi none n'umurambo kujya gusohoke nyuma ya saa 11 nabyo byasabye andi mabwiriza ku mpamvu zinyuranye ibizami wenda hari byari bitarafatwa ariko nuko kuntu bamwe bavuga kuko byarangiye finale yabaye ko bakoresha isanduka yazanywe n'umugabo yego sibyo Dani isanduka y'umugabo niyo bashyinguye mu mwana ubwo uyu mugore niba yisubije ku isoko simbizi hanyuma gukaraba abo umugabo bajya Kacyiru hano hafi yo kwa Kiruhura munsi y'amashyaka ku kazu k'amazi munsi tuhita ku mashyaka abo umugore bajya Nyamirambo kuri 40 urumva uwo muryango ku muntu ku mwana umugabo w'umugore ntabwo yabashije kuhaboneka nabyo byari mu bintu byagomba kujya byari biteye amatsiko ese bashobora kurekura kumwe barekura abantu bakajya gushyingura ese umuntu ukiri mu iperereza yashobora kujya gushyingura umwana w'umugore we nta byabaye Dr Pascal Ngiro usanga ntabwo yahabonetse aracyafunzwe abamusuye bavuga ko anabihakana avuga ko bitashoboka nabyo ni kwiga ntuza uje nari nabikubwiye ko tugomba kwiga psychology iyo umugabo ushobora gukunda umugore kugera aho mwambura undi mugabo ariko ntamukundira umwana kandi umwana w'imyaka 8 ntabazi ibipfa n'ibikira ntago ari wa wundi ushogoza uwa 15 washobora kubaza ariko ashobora no kujya baza atari ubundi uyu mugabo mama kujya utabana na papa
ariko uw'umunani ntabwo sinumva ko yagira aba ari innocent n'umuziranenge koko uw'umunani afite mushiki we mukuru nawe wa 12 ariko nawe aracyari muto nawe ngo aba kwa Pascal nacyo barimo bakibaza abantu benshi batubaza batese uwo mugabo Runi aratahana umukobwa we umwana mukuru niba muto yapfuye nkuko yabivuze mu ijambo asezera ati yashyizwe mu maboko mabi none amwambuye ubuzima ese impungenge ku mukobwa mukuru we bimeze bite ariko aracyari kwa mama we yego nibyo urumva ni ibintu byari biteye byasaga nabi urebye byasaga kuvuga ngo nise na misa ntiyabaye nicyo nangiye kuvuga umuhango uko wateganyijwe reka nta na kimwe cyabaye nta na kimwe cyabaye bitewe n'amakimbirane ari hagati y'ababyaranye nyakwigendera ya nyina w'umwana na se w'umwana yego urumva rero we yari ahari ikibazo cyo ashaka kongeraho ko yari ahari natubwira uko byari bimeze ku bitaro ku bitaro ni ukuvuga ngo ku bitaro nyine abantu bari bicaye bashobewe nawe urumva guhera saa 12 za mu gitondo bari ku bitaro bategereje umurambo kugera saa 11 na 10 kuko saa 11 na 14 nibwo imodoka yasohotse mu bitaro itwaye umurambo urumva abo bantu baricaye bamwe batangira gusinzira abandi barasinzira n'amafoto hari aho wasanga nyine abantu baryamye kuva saa 12 za mu gitondo ikindi naho umurambo bawuzaniye bawutangiye mbere yuko winjirizwa mu modoka kwa kundi abantu basezera biriya bibera ngira ngo ahandi mu rugo akenshi kwa kundi uca imbere y'umurambo Yesu ugasezera nababikoreye kuri moruge atarajya mu isanduku nubwo kwa kundi baramusohoye bahita bamushyira mu isanduku noneho abantu bamusezerera aho ngaho imbere ya moruge bamaze kumusezera noneho nibwo bamwinjije mu modoka bahita bajya gushyingura urumva muri make ni nk'umuntu wari uhabaye igihe ushaka kumwibariza Bosco na Asumuta aho ngaho mwuka urumva uwo Asumuta umwanya munini yabaga yibereye mu modoka yamuzanye yicayemo n'abantu bamuriho noneho Bosco nawe yabaga ari ukwe urumva ngo ahantu nagerageje kubona basa nkaho begeranye cyangwa bari kumwe ni ahantu binjiye bagiye kubahereza umurambo aho gusa wa nyuma abaribu n'abandi hari umugabo muri ribu nabonaga ubirimo w'umuyobozi abinjiza ku munota wa nyuma urumva saa 11 icyo gihe nibwo nabonye babaye nk'abegerana yinjiye undi amwinjira inyuma habanje umugabo aramukurikira ibyo nibyo nabonye kerekana niba bahuriye ahandi ariko nanjye ndumva narahageze kare nta na hamwe bari kumwe umwe yabaga ari muri parikingi undi ari mu yindi so arakoze Dani rero arakomeza twungane kuko we yari ahari umunsi wose tubanze twamamaza amakaro hanyuma tubone gukomeza tujye mu mateka y'umuryango bigeze kuri iyi saha bimeze bityo yego tubibutse ko abakeneye ibikoresho by'ubwubatsi byo kurangiza inzu bashobora kunyura ku Ikaro Plaza hari i Remera imbere ya gare uciye munsi ya station yego cyangwa se ukaba wabahamagara kuri 0783 50 so abandi turaza kwamamaza nyuma hari n'abandi bari gukomanga turaza kubigarukaho wenda karegiye winjira mu muryango ndagira ngo uze kudufasha kumva ibi bintu neza kuko nagiye mbona hari ikintu nagiye mbona kimeze ukuntu abantu bakaguhamagara bazino kese umuntu akashaka kukuvugisha nkaho yabaye netre ariko ukahita wumva bose bafite impande ariko uko turabipresenta abadukurikiye nibo baraza kumenya Daniel amwe ngo gira akantu gatavuga hari akandi kantu gato nari nibagiwe kugira ngo ndamuvire ku bitaro ibyejo nuvuga ngo umubare munini w'abantu bari ku bitaro ni umubare wari uri ku mugabo n'abari bavuye i Butare bari bambaye ifoto iriho ikizeru uruziga bo bari bambaye ifoto imwe iriho ikizeru inasi yego abo ngabo nibo benshi bari bahari
abo ni nabo bakarabiye Kacyiru. abo ni nabo bakarabiye Kacyiru ni ukuvuga ngo bo bari bahari ari benshi. Abo nagerageje kubona navuga ngo bari bambaye ifoto y'umwana iriho nka rectangle ariko nyine yo hejuru y'urukiramende. Nta n'ubwo ngo barenze ngira ngo no ku 10 ntabwo bageraho. Ndumva ushobora ko nabonye nka batatu bonyine bari bambaye iyo mipira. Noneho ariko nabo nabonye amafoto namwe ariko amagambo hari ahandi yari yandikishijwe umutuku amabara avanze. Yego. Noneho ukabona ifoto iri mu rukiramende ariko amagambo asa nkaho nka logo muri make uretse ifoto ariko ibindi ntabwo bihuje. Okay. Icyo umuntu nawe yikoreshereje umupira ku mugabo ho bari bahuje. Okay. Ibyo kubijyanye no kuba umubare ubushize nari nabibabwiye ku ruhande rw'umugore kuba haje bakeya. Icyambere umugabo arafunzwe ariko icya kabiri twabonye ko hari ababa Norvège ngo bahora bakinze. Ntago bare integre muri societe kandi akaritsiye batuyemo y'abantu bazi kubana ariko bo ntibababona. Ntago bakunze kubabona. Ni za famille zibyihererana. Ariko urumva nayo mateka tugiye kureba uko babanye nabyo byaba impamvu ko igiro sanga yarafite undi mugore witwa Agata umuganga nawe. Yego. babanye i Butare. Yego. Amutera inda bakira abanyeshuri ariko ngiro sanga yiga imbere arangiza mbere. Hanyuma Runi nawe akaba umucuruzi w'imyenda. Yego. Runi akaba yarateye inda Asumuta. Yego. N'abavuga ko umuryango wa Sumuta ari wo wanze ko Runi asezerana na Sumuta ariko barinda babyarana kabiri. Aho nabyo tuye tureba nayo masomo. Ese umuryango niba utemera ko umukobwa wabo yasezerana n'umugabo babana wamutwaye akimara kubyara umwana umwe kuko guterwa inda ntago ari ikibazo. Ntago guterwa inda bihita bivuga ngo mubane niba bidahura ntibihura. Murabyihorera. Bagomba kumukurayo akagaruka mu rugo ntabyare y'uwa kabiri. Yego. Cyangwa se wenda wasanga ariko wa kabiri n'uriya wapfuye. Good. Hanyuma rero Runi muri ayo mateka Runi atera Asumutinda bahita babana ariko ntibasezerana. Yego. Birangije Dr. Ngiro usanga ukomoka za Gisagara yabanje gukora akazi muri Irwinkwavu muri Partners. Atangira kubona akantu ariko atuye i Butare mwirango. Yego. Na Runi naho atuye nubwo ari amakaritsiye asa umwe yegereye igipadiri undi yegereye urundi ruhande. Hazi ba Sereziyane hazi. Noneho Runi Ngiro sanga abo mukiriya wa Runi wakadasohoka. Yego. Kubera ko yamuguragaho imyenda Runi agira imyenda y'abasirimu. Nka dogiteri rero w'umuyobozi yagomba kujya agurayo birangira babaye inshuti bakajya basurana. Yego. Hari n'uwahaye inka umwe muri bo hari uwahawe inka. Bacyuza ubukwe rwose inkiranataha inka yahawe Pascal. Yego. Iguzwe mu Nyakibanda ku seminari. Hanyuma babyarana abana mu batisimu bagira gute nuko birangira Ngiro sanga Runi ari usabiye akazi Asumuta. Arangije kwiga abwira Pascal ati ariko wampereye madamba akazi. Yego. Ibisanzwe y'abantu ari inshuti cyane bahujwe n'iki business. Umwe ari umukiriya undi ari umucuruzi. Yego. Pascal ati byo nabyo ubwo yari directeur w'ibitaro bya Nyanza. Mu bitaro harimo ama projet menshi acomekamo Asumuta abakontabure wa projet imwe muri zo. Barakoranye uje twari twavuze ngo babafashe basambana uyu munsi byabaye clair. Bambwiye bati bagiye muri hoteli bagiye gukora akazi. Ubundi bajyaga iyo projet Asumuta yabaga irimo mission nyinshi kujya guhugura abantu kujya guhemba gutanga za giti cyangwa transport. Niba amahugurwa ari Musanze akajyayo kubahemba niba ari Nyamata akajya kubahemba kandi projet umuyobozi w'ibitaro ari Ngiro sanga docteur. Hanyuma rero ubwo bapanga akazi Dr. Ngiro sanga nako ntaburewe Asumuta bapanga akazi muri hoteli i Butare kwa Bihiro. Ahita yakasa sinibuka neza. Bafata icyumba gifite na saro bajya gukora akazi budget valuation rarara ibintu nk'ibyo
na planification na raporo z'umwaka bagomba kuzihuza. Runi arabimenya ko ariho bari abantu baravuga ati Asumuta na Ngironsanga binjiye muri hoteli, bari muri hoteli. Ebana umuhungu aragenda arahuruza imbaga, abacuruzi bagenzi be, inshuti ze n'abamwe bo mu nzego, araza kubita urugi ebana ngo computer agacomora imigozi akayikubita abo bantu, asanze bicaye bari mu kazi. Nta nubwo bari mu cyumba, bari muri salo y'icyo cyumba. Intambara irarota, barahosha, baravuga ati abantu bari mu kazi. Icyumba cyishyuwe n'ikigo ibitaro bya Nyanza. Umwe ni directeur w'ibitaro, undi ni kontabule. Ibyo bintu ntago kontabule na directeur ntibaburana, ni nka secrétaire na ministre, ko buri kanya bagomba kuba en contact. Ariko ubwo ngubwo muri make yarasembuwe wenda n'amakuru yarasanzwe bafiteho. Ntago mbizi yagira hose, siwe wamutanze se? Attention, kayice iva mu kanwa kandi siwe wakamusabiye. None se yamusabiye akazi ngo nguhaye akazi jya kuba kona, nkusabiye akazi Ngironsanga ntimukajye muhura. Ubu se urumva bishoboka? Usabiye umugore wawe akazi ku mubosi, none utangiye kuvuga ngo wowe na boss ntimugahure guteje bas ku mubosi mwahanye barahuruje. Bavuga ati abantu bari mu kazi. Umva nabo bitabaje inzego minisante cyangwa se bavuga ati hano turi mu kazi, ni directeur w'ibitaro uri kumwe na kontabule wa projet ikorera mu bitaro. Yego, nta bindi. Barakeye konfurizi baziravutse. Noneho bajya inama, Asumuta na Runi bajya inama yo kugira ngo bajye gusabana imbabazi. Niyo yakese ejo bundi twavuze yo ku Kibuye. Bati rero aho bigeze birakaze, tujye kubiganiraho ku Kibuye dusabana imbabazi. Yego, baragenda bikojeje ku Kibuye. Bati Ngironsanga ati nako Runi ati rero buriya concentration iboneka neza turi mu kayaga ko mu Kivu ndani mu bwato. Agenda akodesheje ubwato. Yego, umugabo abwira umusare utwara bwa bwato ati no ngenzi gutwara isigarire. Bagenda mu bonyine uwa babiri. Baragenda bagezemo rwagati, niho hahandi yavugaga ati rero fata telefone usezere bene wanyu bose, inshuti zawe babwira uti birarangiye. Umugore asaba imbabazi, yaravuga ati rwose uriya mugabo ni nawe wamunyeretse, sinari muzi, ntago nzongera kuvugana nawe. Bati none se ati uzareka kuvugana nawe iyo ugiye Musanze uri kumwe nande? Ati nizo mission za Musanze nzazihorera, nzajya nohereza abandi bagiye guhemba byose mu bwato. Umugabo aracururuka, ngaho dusubireyo. Baraza bageze ku butaka, ntago bongeye guhura. Kwa kundi ngumva ngo yahise kuri polisi, yararusimbutse yahise ajya mu nzego, ajya kuri polisi no gutaha ataha Ngironsanga. Ngironsanga nawe yandikira gatati, please twarabanye, gumana inzu underera abana, ariko urashaje, niboneye igisupusupu cyotara. Araza bari abantu bishoboye, agafaranga kari karimo muri partners. Yego, Asumuta abwira umugabo Runi ati gumana inzu, nubwo turimo credit tuzafatanya kwishyura, ariko inzu ndayikurekeye ndigendeye. Yego, ntuza nabo bari bamaze kuzuza iyo nzu igeretse hano Norvege. Ngironsanga Pascal nawe abwira gatati gumana inzu n'abana nta bindi bibazo. Ubwo bombi ku gafaranga bari bagafite. Hanyuma bajyana abana, aribyo bya bindi Bosco yasobanura ati abana nabasabye barabanyima kubera imyaka cy'amategeko ateganya nuko. Baraje ntuza ubwo Ngironsanga, Dr Ngironsanga Pascal ubwo ahita ajya kwibanira na Sumuta cyane na Sumuta. Ariko nabonye mu makuru, nabonye hari aho bavuga ko babaga kuri 40. Voilà, inzu ya Norvege yari itaruzura, yahise amukodesheza kuri 40 munsi hafi ya station Mereze. Buriya ni nka Cosmos, buriya ni nka Cosmos nk'inyuma. N'inyuma, yego, ni nka Cosmos 40 gutyo. Hanyuma rero cyangwa Cosmos Rafiki gutyo. Yego, barabanye finish. Umugabo afashe umwanzuro, baranasezerana. Yari yamaze kubona divorce na Agata. Agata arabyakira nyine. Umugabo nawe ajya kwibwari ibirori ngo kwirebera. Ngewe ikibazo nabazaga cyane, basezeranye ku murenge wa Kigarama, hari Kimisange. Ngewe icyo nabazaga cyane,
nabaje kubaza ngo Asumuta ari muntu ki nubwo nakubwiye ubushize hari ubundi buryo nari nabivuze ariko genda buke buke ariko ngo okay urumva Asumuta we ubwe ko nabazaga nti Sumuta ni muntu ki ni ibintu bibiri nabazaga Asumuta ni muntu ki umuntu akoraho rimwe agakwama niyongere kwibuka aho yahoze nkongera nkabaza ngo nayivote ya ngiro usanga kuba muzi iteye ite ku buryo nawe akozaho rimwe akavuga ati sinzasubira kwa Gata hanyuma byanarangira personality ya ngiro nsanga niyo kwigwaho personality itumukunda umugore ukaba wamwicira umwana aho niho ruzingiye iyo yanyuma iratugora ko turaza gutera izindi metero Sumuta rero hari abavuga ko famiye yari yamubujije gushakana gusezerana na Runi niko twari twamaze kuvuga kuba Sumuti wabo ni harya hafi imbere kuri uriya muhanda mugari winjira mu mujyi wa Huye yego hateganye n'akarere ndahabona iyo bahandangiye mpita numva hari n'abantu ushobora kuba mpazi bafite buriya Dani uriya mukuru umudamu wundi wari uri kumwe na Sumuta nawe ngo aherutse gutera agapapa nabyo babivuze cyangwa yatwaye uwo wandi cyangwa yatwaye nawe ngo ateye agapapa muri ino minsi kandi amahirwe Agata nawe yahise abona umugabo nta kibazo Agata buriya nawe ngo byahise mukuru umuvandimwe wa Sumuta nawe aherutse gutera agapapa uri kumva kuko impamvu mbikubwiye oya ntujeneralize reka nkubwire wiseka yego iyo bavuze inzu y'iwabo wa Sumuta mpita mpamenya abantu wa muntu wanjyanye mu rukiko umwe tuzaburana 2026 nawe ni umukazana wo muri ariya mazu na dosiye yanjye yatumye andega nayo aho hafi bijya mu rugo wa Sumuta cyangwa ku muturanyi ubwo abazi gukurikirana barabimenya niko bimeze ubwo ntabwo menya amabanga ariko niko bimeze iyo miryango ituye aho iwabo wa Sumuta ni naho havuka umuhungu wipasaga uwo muntu wandeze uwo muntu wandeze yari afite undi Runi yasize hanze y'igihugu yagera mu Rwanda akajya aho ngaho muri quartier y'iwabo wa Sumuta akahagira umupasikari ibyo nibyo byavuyemo izo details umuntu aba avuga gutyo nizo zidukoraho niko idosiye yageze mu rukiko umva ni quartier nuko so rero baragenda barabana ibintu ahantu nuko hasura vrema oya tuzasura Sumuta uzasura Sumuta nawe wumve niba ariko bimeze urumva ibintu rero bavuga byanze bikunze kuba examen autopsy yaratinze bafashe ibizame byinshi birashoboka ko bishobora kuzaza bikagaragaza ko ngiro usanga ari we waba yarisha umwana kimwe nuko bishobora kuza bigaragaza ikindi yego icya kabiri umwana uri hagati y'ababyeyi batatu isi umubyara nyina umubyara n'umugabo wa nyina izo mpande zose zishobora kuba nta na rumwe wapfa gucira akarurutega yego wenda nyiro usanga bimufata cyane kubera ko ari we nyir'urugo umwana yaguyemo bakanavuga ngo yagiye kumena imyanda ngo abari ubibona bakavuga ati ko afite abakozi bahagije ariko ubwo nabyo azabyerekana niba hari abo yari yatumye ku isoko inyamirambo abandi yabatumye Bishenyi na Kamuhanda ariko muri situation nk'iyo icyaba kuri uwo mwana uri hagati nk'ururimi hagati y'abantu batatu n'ubundi nticyabura kuhuzwa uwo ari we wese muri uwo wabimwitirira yego bisaba rero bisaba nyine ku ankete zikomeye ziri scientifique zirifuye apana amabwire n'ibikorwa ku mwana donc uko bapimye umwana bakareba byaturutse kuki ariko urumva ko yakomeje akaba akasamutwe kugeza n'umurambo we uteza ibibazo
ni ubwa mbere numvise urusororo bashyingura bacanye amatara. binavugwa ko kimwe mu byateye itinda ry'uko babona umurambo harimo ko RIB na laboratoire batahuzaga ibimenyetso. Ibyo nabyo biri mu bintu byavugwaga hariya. Yego. Nuza yes ibimenyetso ariko laboratoire niyo ibyayo niba bagomba kuzafatirwaho intangible. Ubundi laboratoire yabanje kuvuga guhera kuwa gatanu bavuga ko barangije bashaka gushyingura kuwa gatandatu. Umugabo avuga ko byagorana kuza gushyingura i Kigali ari muri weekend, abishyira kuwa mbere. So noneho uko iperereza riba rigikomeza baza gusanga hari ibindi bitarakorwa nabyo babijyamo. Ariko icyo nashaka kugarukaho ngiro nsanga umuntu wize docteur, umuntu umaze kwiteza imbere, umaze kugira akantu, umuyobozi uzi iki cyaha bivuga, wize gukiza amagara y'abantu akageraho ayambura. Icyo ni kimwe. Umuntu wize agahitamo guta umugore w'isezerano, banabanye muri situation zitari nziza, ko urumva yamuteye inda biga, yego, akaza guhura na Sumuta agafata umwanzuro akava hasi, yego, ntabwo yava mu bye avuga ngo ngwino ariko abana bawe yashoboraga no kubambwira ati ngewe umwana abana basubize papa wabo, byari gukunda aho kugira ngo agire ko icyo kintu kugikora byaba bisaba ngo hajemo izindi mbaraga ziri surnaturel, ikiyobyabwenge cyangwa se ikindi, byo kugira ngo uwo muntu wize kuri urwo rwego w'umuganga uzi iki cyaha bivuga, uzi uko akunda umugore we, bigeraho yakwica umwana. Kandi yumvaga ko byanze bikunze, byumvaga ko urupfu rwo bigomba kumenyekana, byanze bikunze urupfu rw'umuntu bagomba gushaka icyamwishe cyane. So aho rero biragorana, aho harimo ipfundo bigomba gushakirwa ibimenyetso, bagatera imetero mbese. Hanyuma noneho ibimenyetso bya RIB bakabihuza n'ibya laboratoire, ubwo nyuma azagira bivuga nti iyo deviation uwo muntu uvuze, uwo nyine uwo muntu n'umwe, uwo muntu wize segonderi akiga kaminuza, ari umuhanga, akajya muri medicine, akamenya akarokonesa ko yateye inda, agata bakabana, ariko hanyuma yamara kujya mu rugo rwa Runi, amaze baganira, Runa akamuha umugore ngo genda umumpera akazi, bikarangira umukoresha n'umukozi babaye umugore n'umugabo. Ayo masituwasiyo yose kugira ngo havemo kwambura ubuzima umwana w'umugore ukunda, kugira ngo havemo kwambura ubuzima umuntu warize kubutanga, iyo personality kuva cyagihe, kuva umwana apfa ndacyashakisha nkayibura. Umwana mineur utagutuka, utanamenya mbese utazi ibyo cyane, umwana w'imyaka 8 byagorana kugira ngo wumve ko uwo mutima wakunze Sumuta, uwo mutima wize medicine ukayirangiza, uwo mutima ubasha kubona amafaranga ukubaka inzu Norvege, uwo mutima utuma uwo muntu, kuko abadogiteri bose ntabwo ari abayobozi b'ibitaro, uwo mutima utuma leta iguhita bikavuga ngo ni wowe dushinze ibi bitaro, yobora ibi bitaro bya Nyanza, yobora ibi bitaro bya Gakoma, uwo si umuntu byakabaye. Icya kabiri, burya iyo uteye imetero neza, bisaba siyansi iri hejuru gatoya. Mu bihugu byacu hari igihe tuba tutabifite. Ubundi umuntu uhamwa n'icyaha cyo kwica, iyo batarakinze neza, usanga no mu myaka yabanje hari ibimenyetso by'uko yakwica. Reaction ze, kwa kundi abantu baba bari mu kibuga, uko ari yajisa babibye igitego, cyangwa uko ari yajisa umukinnyi wabo bamugushije, uko ari yajisa mu kabari abantu batonganye, uko ari yajisa ku kazi, ukareba mu mateka ugasanga utwo tuntu twagiye tumuranga, ahubwo wenda akabura opportunity. Ibyo nabyo barabireba, kuko ubundi ahandi hari naho umuntu ajya kuburana mbere bakazana abaganga bapima ko ari muzima,
bakerekana no records ze mu byose so rero bishatse kuvuga ngo yaba ari ntuza ya harimo difference ndende gap n'ingari kuri personality ya Ngironsanga no mu byo akurikiranyweho yawo no mu byo akurikiranyweho harimo ntuza ndende ni nko kuva muri etage ya 20 ukagwa muri cave ya 5 aho bantu ntabwo ari bamwe ariko inzego zigomba gukora akazi zikabireba ariko nanone ni ikibazo gikomeye cyane gusa nanone ubushize rero nabikubwiye usibye umuntu udasanzwe ntabwo Ngironsanga ari we wenyine ari we mugabo wenyine urera abana batarabe kuko ni ukurerera u Rwanda kandi umwana w'umugore wawe ntawe aba ari uwawe udashaka umwana na nyina uramureka udashaka umwana na nyina urarekura ariko niba byaragenze gutyo kugira ngo urebe iyo nzira yose bajyananyemo nyina amaze kurokoka kurohwa mu kivu akaza agahita akamwakira n'amaboko yombi akamwicaza mu nzu nziza kuri 40 akarangiza indi nzu kuri Norvege bakayijyamo ntabwo iyo plan yose uwo mutima upanga ibyo kugirira neza umugore wapanga kugirira nabo umwana yabyaye kugira ngo byumve biragoye narindi isomo nagatanze ntago ryaba ari irya mbere n'iyuko kurera abana b'umugore washatse ukunda ntago ujya kuvuga ngo ni bene kana hari n'abarera bo bataziranye na ba nyina cyane so rero kugira ngo wowe noneho amwe icya kabiri ubwenge yanzira nakubwiye ya dogiteri ubwenge afite amafaranga afite imbaraga afite mu gihugu nk'umuyobozi w'ibitaro ari uwapanze ntago biri ari we wabyikorera yanga umwana ashobora kumubwira ni umusubizi wabo cyangwa se akareba ubundi buryo nka wa wundi w'igasogi niyishwe n'umukozi urwego ariho amafaranga afite ubwenge afite ntabwo yananirwa kuvuga ngo niba ari ukwikiza umwana ndaca muri izi nzira umukozi so rero biragoye ni dosiye igoye kumva gusa nyine isomo nabonye ni uburyo ishyingurwa ry'umwana ryabaye umurambo we wabaye nk'ugaragurwa hejuru y'idon kurumva hari icyo ndi kwanga kuvuga kugira ngo batabyumva nabi cyangwa se akagera abifatiraho nabi ubundi pratikoma ibintu iyo byaje mu rushako rwa kabiri ni uguhabwa impundu utabarutse iyo haje mu rushako rwa kabiri iyo hajemo gucana inyuma iyo haje kuko dufite communauté sinzi uko navuga ubundi biba bitangiye Agatha arimo aravuga ati umugabo wanjye arafunzwe kandi twari twibaniye neza cyane ariko wumve ko yabanye na Sumuta arokotse ikivu amushyira mu maboko mazima urumva rero biragoye Ngironsanga ari habi ikintu numva wenda cyane arebwaho kuri kese ya Ngironsanga ese Ngironsanga yaba yaragerageje ko abana bagenda bava muri urwo rugo asumuta agashyiramo imigozi wenda avuga ati abana banjye ntibava nyine inzira wenda yindi yo kuba ntuza nibaza simbizi ariko Bosco we mwitangaza yavuze ko abana yabashakaga umugore nawe akabashaka Ngironsanga arifata wenda akavuga ati ariko ntacyo binatwaye kuko utwaye umugore n'abana we kubatwara nta n'ikibazo cye kandi umwana wa 14 n'imyaka 8 nta consommation bangaje mu rugo kubyo bavuga ngo utunze nyine urabona dépense kuri abo bana ntabwo ari nyinshi kuri dogiteri ibiryo ni fara n'utwambaro ibintu bisanzwe so ntabwo iri situation igoye kuyumva kandi muri urwo rugo habamo n'umukecuru niba atari nyina wa Sumuta ni nyina wa Ngironsanga donc hari abantu nubwo basa naho ngo ari filime nyine kugira amakuru yabo ushobora gusanga bahora bakinze wenda bavuga ati runi isa yaza akiba abana
nabyo cyane iyo situation uburyo babanyemo bibaha urwikekwe n'ikikango cyo kuba batapfa guhora bari open ku bantu bose abaje kunekera Runi abana bagiye gukinira mu muhanda ntitumenye aho banyuze cyane ibyo biraba cyane ni amakenga urumva rero niba barayo mu makenga byarangiza incident ikaba Runi nawe ati yagiye mu maboko mabi none bamwambuye ubuzima ubushize ku nkuru waravugaga ati nasabye abana banjye none dore umwana wanjye arapfuye. Iyi ni situation iri très délicat igoye kugira ngo ijambo yavuze ku irimbi basezera umubiri yavuze ati amaraso uwagize urare wese mu rupfu rw'umwana amaraso ye azayabazwa abisubiramo yego urumva rero ni ibindi biragoye amasomo kuri iyi kesi ni menshi ariko irya nyuma twahereyeho ni uburyo ni imishyingurirwe y'umwana kugeraho abantu bazana amasanduku abiri kugeraho abantu bazana imyambaro itandukanye kugeraho abantu bakaraba ukubiri kugeraho abantu bashyingura saa moya z'ijoro none uvuga ngo kugeraho umwana ashyingurwa nta misi ibaye kandi yapanzwe mu maparuwasi abiri Saint Michel Sainte Famille byose nta nimwe yabaye urumva ni ikintu kigari cyane cyakabaye kivamo amasomo menshi kuri societe ariko wenda hari ibyo tuzamenyera mu rukiko Asumuta wenda nawe amaze gutuza ashobora kuzavuga kuko nibura mu itangazamakuru Runi we yaravuze version ya Bosco yaranavuze bihagije ubu rero ntuza igisigaye nibyo twazamenyera mu rukiko cyangwa se umutamaze nawe kwirometa ubu muri byo turi kuvuga harimo wenda ushobora no gusanga harimo n'ibyo turi kugoreka tutabishaka ko gukora amakuru dufite ariko abadufasha kuyabona bakomeze batubwire naho ubundi ntabwo byoroshye hari abantu bashobora guhita bagira ikikango nibyo nanyivuze ako kantu uvuze ni keza ko kuba bakumva ko natwe ntituri imana ntitwerekwa nitwaye tunabazi bariya bantu turareba situation ni situation harubwo n'amakuru ashobora kuza arimo bitari byo kuko impamvu kivuze gutyo nuko nabonye hari umuntu wampamagaye arambwira ati mbere yo kuvuga kuri kese mwagacukumbuye Oya nibi ni ubundi buryo bwo gucukumbura aya makuru iyo tudakora cya kiganiro cy'ubushize aya ntituba tuyafite ariko tugeraho arewe ntabwo ikigenzi nuko bizahura byose etape par etape hari ibyo tuzamenyera mu rukiko nabyo tubitangaza Nasumuta amaze kwirometa ashobora kuvuga ati nyamara mwabagabo mwe mwamvuze ibitandukanye dore sinagize dore ibiri byo nibi bitari byo nibi nagapapu y'uwo muvandimwe we n'izina bari barimbwe ariko azivugira cyangwa azongera nawe ashobora kuzahamagara abagabo rero bamwe bashobora kushya ubwoba bati bya bintu ni grave ibintu bya gapapu ni hatari kumva umudogiteri ufungiye kwica umwana w'umugore we ni akamaramaza ni ishyano so rero niyo travel abafatanyabikorwa bacu yego nabo badufasha cyane ku bintu bijyanye n'abantu bashaka bajya hanze rwose abafasha kujya hanze haba gukora gutura kwiga niyo travel zirabafasha ikorera hano mu mujyi muri Centenary Haguzi ushobora kubahamagara kuri 0 mwarimu Clement nawe areba ni permis provisoire na definitif inguyu rwose aragufasha yes 0782 48 37 yego hanyuma abajya yabaye abiyandikisha kujya kwiga abiyandikisha subscribe kuri yego ahubwo iyi channel yigisha amashanyarazi ndaguha link yayo nshyashya uyishyire mu kiganiro bajye bakirikaho abiga amashanyarazi
Okay. hanyuma rero kuri Maurice kuri abiga ikidage mwarakoze kubyitabira icyo nicyo nabashimira kuko abantu bari bakenewe bikubye kane ku bari bakenewe ariko muhumure bazashaka ibindi byumba bose bige abazishyura bose baziga mwarakoze kubyitabira twaravuze muratwumva rero niba batenguha ubwo natwe nimuzongera kudukurikira tuzakora ibishoboka ako abantu babazaga ibi bintu urabyizeye nanjye nabyutse mpangana nabo maze kumenya ko aba bashakaga bikubye kane nabwe nimwibeshye nabwe abantu banjye ntimugire n'umwe musubizayo keretse utishyuye niko namubwiye arewe uwishyuye wese mugomba kumwakira nahise mubwira kesi z'abantu bavuye ku Kibuye bafata amazu wese uwo muntu umaze ukwezi i Kigali ategereje ko kuri ebyiri mutangira icyo cyamuze mushake rumu zihagije bazishake mushake abarimu uwaje wese keretse utazishyura uzishyura wese aziga wenda tuzadiringa hageze kugenda niba kuvuga ngo zana 200 bazagende raundi ya mbere abandi bategereze ya kabiri ariko icyo kidage bakizi tuzajya tubashakira naho bazajya basemurira abashyitsi nta kibazo ariko bige sino waba uduciye intege cyane baradutumye turabivuga gerageza bantu bari Kimironko hirya y'umurenge ku ishuri mugerageze umuntu wese wiyandikishije niyishyura niyaranje yige ni byiza rero kuko ibyo kwishimirwa ntabwo nizere ko ya message yindi wayimugejejeho ni ngombwa cyane no guhindura ka sound track oya byarangiye se ko kwiyandikisha byarangiye ntabwo bikiri ngombwa ngombwa kongera kuyicishamo ibindi byose turimo turavugana ariko ni byiza ko baje bitabiriye kandi ntabwo bazarenga ubushobozi bw'ikigo rwose bagomba gushaka ibindi byumba so numva ari ibyo nta kindi kidasanzwe twahinira aho ngaho abantu iriya nkuru ya Ngoma tuzayijyamo neza kuko nayo ni ikindi kintu kinini yego tuzayijyamo neza nyuma reka babanze reka duhinira aha abantu bagira icyo bavuga kuri iyi kese yego isomo mukuyemo yaba ku muryango yaba ku mibanire muri rusange ni nacyo ahanini pano imaze n'amategeko no kwitegura kubona ibyo kwitegura kubona ibyo batekerezaga n'ibyo batatekereza ku bijyanye n'amategeko kuko urumva ikivugwa ngo nuko umudogiteri ufite abakozi babiri mu rugo ajya kwimenera imyanda iperereza rishobora kugaragaza ibindi so karegere kampinira aha ngaha ubwo ibindi byose tuzakurikirana tumaze kumva dosiye mu kiko ndumva ari nabwo tuzamenye izindi detaye ariko tugize n'ibindi bishya tumenya kuri iyi case cyane cyane rwose iracyafungutse kandi tunashimire by the way dushimire umuntu ufashe umwanya akaguha amakuru nubwo ashobora kuguhamagara hano ni umuryango hari igihe umuntu aguhamagara wumva yabanje kurakara iyo bigenze nabi nabo baba bahombye iyo bigenze neza ahubwo hari ikintu twibagiwe abasenateri bari kwiyamamaza cyane batangiye ejo abantu bari iburengerazuba rero inteko itora bazibuke Kabahizi Celestin wabaye guverineri w'intara y'Iburengerazuba nawe ni umukandida yego bazagerageze tuzacyabinoza ariko hari n'abandi muri kaminuza Anne Marie Kagwesage ni umwarimu wanjye yanyigishije aribwo akirangiza rwose ngira ngo anambara twarifotoranyije n'ubukwe bwe narabutashye uwo nawe ari ku rutonde nambaje Aphrodis twariganye nawe ari ku rutonde nawe mu bakandida b'iburasirazuba Pravuda nawe ni umwarimu wanjye we yanangishije ahubwo mbere gatoya ya Anne Marie yabo n'abakandida bari ku ruhande rwa kaminuza ubwo bombi barahanganye ku ruhande rwa kaminuza so aho bizashoboka hari inteko zitora zizatumenyere mu burengerazuba mutumenyere Kabahizi Celestin yabaye guverineri yabaye mudepite ngira ngo mureyara ni umuntu baramuzi cyane baramuzi cyane we niwe duhagazeho tuzanamutumira azatanga ikiganiro ariko abandi abo muri kaminuza abarimu banjye muzabamenyere iburasirazuba kuko hagarutsemo n'abari abasanzwe ari abasenateri harimo abakandida bashyashya n'abari basanzwe bose barivanze nko mu burasirazuba aho ngaho ndi kuvuga nambaje abasenateri muri 5 biyamamaje iburasirazuba 3 bose basanzwe muri Sena
umva ko bitazoroha ntabwo byoroshye nambaje uramwibuka se oya. aho najya avuga ati kuyobora urubyiruko ni nko gutwara ibikeri ku ngorofani Aphrodis reka gusubiza rwose yabaye meya wa Ngoma manda ebyiri. So ubwo rero bose tubifurije gutsinda abo yagarutse Evode yashyizweho na perezida. Attention reka tubyigishe ibintu ibiri umbabarire. Donc Sena y'u Rwanda ibigizwe n'abantu ngira ngo 20 na abasenateri 26 harimo 12 batorwa n'abaturage. Yego n'inteko zitora mu ntara. Uburengerazuba 3, amajyepfo 3, urasirazuba 3. Ubwo babaye 9. Umujyi wa Kigali 1 babaye 10. Amajyaruguru 2. Wese 12. Yego. Hanyuma kaminuza zigenga 1, kaminuza za leta 1. Wese babaye 14. Abatorwa nabo. Hanyuma hagasigara abandi 4 bazatangwa na forum y'amashyaka. Hagasigara n'abandi 8 batangwa na perezida wa Repubulika. Evode rero Evode ashobora kuba yaraje mu bari bashyizweho na perezida wa Repubulika. Nka Alexis wa undi wo muri Green Party yashyizweho na forum. Yego. Sibyo? Ariko aba bandi nka niyo mugabo Cyprien umwe wahoze ayobora Rarike yagiyeho avuye muri za kaminuza. Yaravuye muri za kaminuza ariko ubu yiyamamaje mu burengerazuba. We na ntuza na wa musaza Emmanuel Hambara nawe niho yamamaje. Ahubwo dusingize Mungu manzi yari yagiyemo avuye mu makaminuza yigenga wowe ntago namubonye. Ahubwo mu makaminuza yigenga harimo umanzi harimo umukandida umwe warizeye. Umukandida umwe ndakeka. Ubwo nubundi agomba kuba arimo. So rero mwakoze cyane ko byari education civique nabyo biri mu nshingano zacu. Ni ngombwa inteko zitora zitegure. Kampanye yatangiye ejo kuri 26 izasozwa kuri 14 z'ukwa 9 then amatora benyuma. Yego. Tuzakomeza tubibabwira rero. Yego. Asante. Ariko nabandi bashaka ko tubamamaza bazazi. Imiryango irafunguye. Karibu. Asante sana. Asante.